Bibiliya natwe tunakoresha. Hakabayeho igihe niwe byaba mbere ya misa, hakabaho band abantu baririmbira Imana kuri abasakarismatike babigenza, cyangwa se no mu yandi madini natwe dufite indirimbo twabikoresha, abantu bagahimbaza Imana igihe kirekire bakumva baranyuzwe kuko ya music ikora ku mutima. Noneho iyo ari music ivanze n'amagambo yahura na liturgia byakora ku mutima kurushaho, ku buryo abajene ngewe benshi nzi bajya muri worship ni neza handi kandi bitwa Katolike. Igitekerezo cyanjye kiragaruka by'umwihariko nyiricyubahiro Yoze avuga ko kiliziya ikwiye kujya ku mbuga, abajene n'abantu bakuru bariho, ba mama wacu, ba papa, abandi bose bariho, ariko ugasanga wenda nko ku cyumweru ntiyagiye mu misa, ariko mu by'ukuri yicaye mu ntebe ari ku scrolling ariko babyita. Ntekereza ko ahubwo tureke kureba twebwe turiho, noneho turebe abagomba kuduha za nyigisho. Buri mupadiri, buri musa akagira inyigisho ze zitandukanye kugira ngo bitaza kuza gusa, ariko akubaka ya audience nini cyane, kuko nitubivuga gutya tukongera tukigendera. Natwe twakabyifuje, ariko rero harya ku umusitari n'ibisaba impano. Ntabwo amahoro ya Kristo wazutse n'abane namwe mwese. N'ibyishimo bikomeye kuri giye kuba tubashije guhurira hano muri Sainte Famille Hotel kuri uyu munsi wa Mutagatifu Yosefu. Iki ni igikorwa cy'amateka, navuga ko aribwo bwa mbere duhuye nka kiliziya mu Rwanda. Kenshi twumva ko urubyiruko ruri kugenda rwiheza ku buzima bwo kwiyegurira Imana, bakabona kiliziya nk'ikintu kiri kure cyangwa se kidakora. Bato baravuga ngo bakabona isa naho iri offline. Byaba bibabaje rero, dutega amatwi urubyiruko kugira ngo aho tutari tuhageze inkuru nziza. Urubyiruko ntirwanga Imana. Nta mwana mubi, umwana murema ari mwiza. N'urubyiruko uko rugenda ruzamuka baba bafite inyota y'Imana, cyane cyane ko nk'abantu batekereje ejo hazaza n'icyo begamira kibaha umutekano w'ejo, security, kandi Imana niyo nyiri byose. Kumenya Imana rero bibarinda guhangayika no kutagira ubwoba, ahubwo bikabafasha gutekereza neza no gushaka ibisubizo. Kuko umuntu ahangayitse akiheba ntatekereza neza, bituma ashobora gufata ibyemezo cyangwa se gukora ibyo azicuza kubera guhangayika no kwiheba. Ariko umuntu wizera Imana bituma atekereza neza kandi akumva ko atari wenyine, bigatuma mu buzima aba ahamye, afite icyerekezo. Urubyiruko rero ntirwanga Imana, ahubwo hari intera iri hagati yarwo n'abahagarariye kiliziya. Rurashaka ko tuba hafi yarwo. Rurabaza ruti muri he? Iyo ndi mu bibazo masaha y'ijoro za saa 8 ku mbuga, kuki mutavuga ururimi nshobora kumva? Ibi rero birababaje. Dufatanye ba sacerdoti biyeguriye Imana, babyeyi, barezi, dufatanye kugira ngo dutegure ejo hazaza h'urubyiruko, h'abana bacu. Bihaye Imana kuba hafi y'abantu bituma habaho gukururwa n'urukundo rwa Yezu mugaragaza. Kuba hafi bituma habaho ihamagarwa rya benshi, cyane cyane
y'urubyiruko rubonye wihaye Imana, umubikira ufite ibyishimo, ubwo ngubwo bamubona nyine, iyo bishobotse bakamubona kuri izi mbuga agaragaza bya byishimo kuri Instagram n'izindi, cyangwa umupadiri usobanura ivanjiri kuri TikTok mu buryo bworoshye kandi bushimishije. Reka tubafashe kugira ngo urubyiruko dushobore kururebamo ukwizera. Hari benshi bajya batubwira bati iyo ubona uwihaye Imana wishimiye ubuzima bwe, wishimiye umuhamagaro we, ubona ko atibeshya, nawe ukaba wamukurikira. Icyo gihe batangira kubona ko kwiyegurira Imana atari ukuba mu kato, ahubwo ari bwo buryo bwa mbere bwo guhura n'abantu. Niyo mpamvu Vatikani iri mu gukora ubushakashatsi ku gihugu cy'Ubufaransa. Muri iyi myaka hari abantu benshi bakuru bagiye basaba kubatizwa. Hari abantu benshi barimo kubatizwa n'uyu mwaka n'uwabanjirije. Abepiskopi babo batubwira ko hari benshi bari mu kugarukira Imana no kubatizwa, kandi ari abantu b'amajigija n'abantu jeune couple. Bari mu kwibaza icyo bivuga, icyerekezo gishyitse cy'ubuzima binanyuze mu mbuga nkoranyambaga, nazo ziri mu gutanga umusaruro kuko bagerageza kuzikoresha. Hari umushinzwe itumanaho muri Vatikani atubwira ati umupadiri mukuru muri paruwase imbere ye yigisha abatageze ku 10% ba paruwasi, ariko mu itumanaho kuri televiziyo cyangwa se n'izindi mbuga nazo zitangiye gukoreshwa, akaba afite nka 80% bakurikira. Urumva rero kugarukira kuri babandi bari inyuma, bari imbere yawe mu kiliziya, tugomba no gutekereza no kuri abo bandi bose. Icyanyuma nshaka kuvuga nuko tugomba kuvuga no ku mikorere, la qualité. Nuko nabwiraga inyigisho za kiliziya ni inyigisho zayoboye ukwemera imyaka 2025, zikabungabunga ubumwe bwa kiliziya ku buryo uteshutseho usanga yagiye. Bisaba rero ko la qualité, inyigisho za kiliziya zikomeza, inyigisho z'ivanjiri zikomeza, akabaho kubihuza n'ubuzima, ariko hari indangagaciro, values zijyana n'ibihe byose. Urubyiruko rumenyereye amashusho meza n'inkuru ziteguye neza. Ndashimira cyane bateguye neza aha hantu habereye ijisho, n'amafoto nabwo ni ubutumwa muri communication. Buriya Bwana Sina yageze kubivugaho, n'umwambaro burya ni communication, biba bigaragaza agaciro n'icyubahiro. Iyo umuntu agutumiye mu bukwe ukajyana wambaye training, murumva icyo bivuga.
birakugora kuba bamwicaza iruhande rw'abageni. Ariko ibi ni ibintu no mu burezi tugomba kugira, ku buryo rero uko mwahateguye biragaha agaciro kandi biragaragaza ko iki gikorwa turimo ari igikorwa gikomeye. N'ubutumwa bwacu rero ni ubutumwa bukomeye mu mateka y'abantu no mu buzima bw'abantu, kwamamaza ukuri kwa Kristo, ku buryo rero tugomba kubugeza ku bantu mu mashusho meza, mu majwi meza, ku buryo buteguye neza, bishobore no kuba wenda rimwe na rimwe ari nabyo bituma abantu bagenda gahoro. Dufatanye rero ubumenyi bushyirwe hamwe, duhereye kenshi ku bidatunganye tubitunganye, kandi dusangiye ijambo muri sinode, nuko twese twashyira hamwe ibitekerezo byacu tukashobora kunoza ubutumwa bwacu, gushora imbaraga mu mahugurwa y'abihaye Imana n'abarayiki, gukorana n'inzobere mu by'itumanaho nka benshi muri mwe muri hano, nanabashimira ko mwabyitabiriye. Ndagira ngo kandi dushyigikire Catholic influencers n'abamisiyoneri b'iki gihe, abamisiyoneri nyabo, akaba atari nk'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga gusa, ahubwo bafite n'ubutumwa bwubaka umuntu, bumuha amizero, bumuha ubuzima buramira ba bato bukurikira. Mu gusoza rero ndagira ngo mvuge ko ihamagarwa ry'ibikorwa. Kiliziya ntishaka kandi ntishobora gusigara inyuma. Yakoze byinshi byiza mu mateka, ubu si bwo yasigara inyuma ngo ibure imbaraga, ibure ibakwe. Umuvuduko w'iyogezabutumwa rishingiye ku ikoranabuhanga niwo muvuduko wa Roho Mutagatifu muri iki gihe, muri iki kinyejana turimo. Munyemerere mbashimire mwese banyempano mu by'ikoranabuhanga n'itumanaho, mube ikiraro kiduhuza n'abo bose babakurikira. Muri iri jwi ry'amizero mu isi ikoranabuhanga kenshi usanga yuzuyemo ukwiheba no kurindagiza abantu, rimwe na rimwe haba harimo ibintu by'inyungu z'ibintu n'amafaranga gusa. Nimugende mufite umurava nka Mutagatifu Yosefu, ubutwari nk'ubw'intumwa n'ubuhanga buva kuri Roho Mutagatifu. Maze rero nk'uko umuco w'ikoranabuhanga ugaragazwa mu gusangira ibitekerezo, atari mu kubwiriza gusa, ndashaka kugira ngo mfungure urubuga kugira ngo batege amatwi n'abepiskopi n'abasaseredoti turi hano dushinzwe ubutumwa, namwe mwese dufatanya kugira ngo twumve ibibazo n'ibitekerezo n'ibyo mutangaho umusanzu, commitment, kugira ngo twese dufatanye tugendera hamwe. Gihe turi kumwe kandi na abasaseredoti, abepiskopi ndetse n'itsinda ry'inzobere mu by'ikoranabuhanga no mu by'iyobokamana bari hano kugira ngo dufatanye gusubiza ibibazo byaba bishingiye ku ikoranabuhanga cyangwa se ubutumwa bwa Kiliziya muri rusange. Dukeneye uko dufatanya ibireba
abari hano banyuranye mufite ubumenyi n'ubunararibonye tube twafatanya no kubisubiza. Murakoze, ijambo rero ni iryanyu. Umubikira ufite ubumuga nabonye n'umwe mu auxiliatrice bo ku Gisagara, Seri Goderive, niwe nibuka neza. Nagize igitekerezo mbonye umuvandimwe uri imbere yanjye hano. Kiliziya yabiheza abafite ubumuga mu nshingano zikomeye nko kuba bihaye Imana. Ni icyo kibazo mfite, ibindi byo ndabizeza ko tugiye kubikoraho. Ndi umunyamakuru wize mu bigo bya Kiliziya Gatolika, wakoze kore d'evangelisation, ariko nari umunebwe mu bijyanye no kwamamaza ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka tujye dufata bitatu wenda tubisubize rimwe. Jado Max yego, turaza hano hagati hanyuma turaza no kwerekeza mu ruhande rwo hirya, bisubizwe rimwe. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Jado Max ariko mbatizwa banyise Jean de Dieu Maxwell Nduwayezu n'ababyeyi bariyongeraho. Ndi umukristo gatolika ujyugwa rimwe na rimwe wenda kubera iminsi no kwitwaza akazi. Nashaka kubaza ibibazo bikeya ariko bishingiye aho ibihe bigeze. Nize mpamvu zishingiye ku mahame ya teolojiya cyangwa se amateka ya Kiliziya Gatolika cyangwa bigendeye kuri ku nama ya Vatikani zituma Kiliziya kugeza amagingo ngaya igifite cyangwa igifite imyigishirize yayo nakwita ya gakondo, aho kwihindura cyangwa kwihuza n'impinduka z'ibihe z'imico cyangwa ibigezweho. Ese mubona biterwa n'iki kuba bihaye Imana bicisha bugufi ariko twe inshuti zabo cyangwa abavandimwe babo tukabaho nk'aho bihagije kumenyana nawe kurusha kumenyana n'Imana twigisha? Icyanyuma, ibintu byinshi biri kujya mu ikoranabuhanga, irangamuntu twakoze y'indangamuntu kugira ngo umuntu abone ifishi y'abatisimu hari ikintu akeneye, serivisi akeneye, bisa nk'ibigoye bitewe n'amateka ya Kiliziya batirijwemo. Ese muratekereza iki kudigitaliza fiche de baptême z'abakristo Gatolika niyo mwahera ku bari kuvuka wenda cyangwa ari kubatizwa, twe turi gusaza tukajya twibuka aho twayibitse? Murakoze. Reka dufate ikibazo kimwe, ndabona Gicumbi yari yamanitse. Ikibazo cya kabiri sinacyumvise neza. Ikibazo cya kabiri nabajije ngo mubona cyangwa byacika gute twe abakristo hari yuziranye n'umupadiri cyangwa muvindimwe wumva bihagije kumenyana nawe kurusha kumenya Imana kwigisha? Murakoze. Ndumva twabanza tugaha umwanya Musenyeri. Murakoze mwese, ndashimira nyiricyubahiro Cardinal waduhaye impanuro nziza. Ariko rero mbere na mbere umukristo w'inyamiyaga ndagira ngo mubwire ko agomba gutekana. Kiliziya twatangiye kuyubaka ntago yari yo gusanwa nk'uko babivuga, ariko byari ukubaka bundi bushya. Ubu twaratangiye, ahubwo itafari ryawe turaritegereje kuko Kiliziya yubakwa n'abakristo, naho ubundi ku kijyanye na wabajije no guheza abafite ubumuga, Padiri wa Caritas wenda araza kugira icyo abivugaho. Kiliziya ntabwo iheza abafite ubumuga, biterwa nanone n'ubumuga ubwo ari bwo. Murabizi hari abihaye Imana bita ku bafite ubumuga bunyuranye, hari abasaserdoti mushobora gusanga wenda bari mu tugare n'ibindi, ariko rero ntabwo ibaheza rwose, biterwa n'ubumuga ubwo ari bwo, kuko nanone biterwa n'umurimo uwo muntu azakora. Ntabwo wakumva ko muri profesiyo zose washyiramo abafite ubumuga ubwo ari bwo bwose, biterwa n'icyo uwo murimo uzasaba. Naho ubundi barakirwa rwose kandi birahari. Hari umusaserdoti uherutse kubuhabwa wacitse amaboko, ngira ngo baramubonye, uba mu Bufaransa. Bibaho rero,
rwose ntabwo kiliziya ibaheza. Hari igihe byigeze kubaho kera mbere ya Vatikani ya kabiri, ariko ubu ngubu rwose nta kibazo. Murakoze. Twari dusaba Padiri Oscar. Murakoze cyane kuri icyo kibazo cya Joseph kijyanye n'abafite ubumuga, ngira ngo umwepiskopi amaze kugisubiza. Icyo nashaka kongeraho ni ukugira ngo banzane n'impamvu banavuze Caritas, kugira ngo mwumve ko kiliziya yita ku bafite ubumuga ku buryo bukomeye cyane, ku buryo ugiye no kubaza amakuru, ukabaza abantu bafite ubumuga cyangwa se nk'inama y'igihugu y'abafite ubumuga, bakaguha amakuru ku byo kiliziya ikora byo kwita ku bafite ubumuga. Wasanga ari kiliziya ariyo ya mbere. Ifite inisiyative nyinshi zakozwe, muzi Gatagara, muzi ibindi bigo bitandukanye, ibikorwa bya Caritas byinshi bigenda bigana ku bafite intege nke, uhereye ku bafite ubumuga. Ku buryo rero ngira ngo duhere naho ngaho twakumva ko nk'uko umwepiskopi yabivugaga, kiliziya ntabwo ibaheza, ahubwo bari mu ba mbere ifiteho ubutumwa, kuko icyo ivanjiri idusaba ni ugusubiza agaciro wa muntu wese, buri muntu wese, nta muntu n'umwe usigaye, n'abandi ufite ubumuga akagaragara. Yego koko iki kintu cy'uko umuntu yaba yishimiye gusa kugarukira kuba aziranye na padiri nk'umuntu muri sosiyete, padiri akenshi yahise ashyirwa muri classe runaka. Hari igihe rero umuntu ko kagarukira mu kuba gusa baziranye, byaba ari ugukabya tuvuze ngo wowe umuzi ugarukira kwishimira kumenyana nawe gusa, ni we wenyine ufite ikibazo cyangwa ufite intambwe ukeneye gutera. Ariko byaba binakabije tutavuze kuri ya padiri wifuza gusangira nawe ibindi byinshi byiza bya sosiyete, ariko ntakuvungurire ku kabanga ka Kristo yamenye kandi ari wabereyeho. Ni ibyo bibiri rero. Hari igihe umukristu yishimira guhobera padiri muri ya shusho sosiyete yamwubatseho, akaba aziranye gusa na padiri kuko ashinzwe, mubonye padiri ushinzwe Caritas ukuntu ashobora kuba aziranye n'abantu benshi, bikaba ibyo gusa. Hanyuma padiri nawe akaba azi ko uri inshuti ye gusa, ariko aho mwakagombye guhurira umusangiza wenda ku byo we wifuza kugeraho mu gukura mu kwemera, ntimwirirwe munahagera, bikanabyara rero cya kindi cy'uko na padiri ubwe atabikomozaho ibiri social, nk'uko muri social media babivuga cyangwa mu mvugo y'iki gihe babivuga, bikaba ari ibya mbere. Ariko ibiri doctrinal, ibiriya byagufasha kwiga no kumenya ukwemera, nawe ukaba waje utabishaka. Abakristo benshi turabibona mu maparuwase. Nigeze kuba padiri mukuru, ngiye nyine nzi ko abantu bazaza kumbaza kuri wa munsi wo guhura na padiri mukuru, nkaba nzi ko bari buze kumbaza bambwira bati ko ntumva iri jambo muri Bibiliya, ko nasobanukiwe Yezu ibijyanye n'iki n'iki. Ubwo nyine mba nicaye. Hanyuma ikibazo cya mbere nakiriye nka padiri mukuru cyari icy'uko hari ihene zoneshejwe mu murima w'umuntu utari umukristo gatolika, kandi ko ngomba gukora ku buryo uwo mukristo wonesheje muri uriya murima mufungira amasakaramentu. Ikibazo cya mbere cya biro yanjye nka padiri mukuru mba ndacyumvise. Ntegereza ko hari uzambwira isengesho, hari uzambaza ibijyanye na batisimu yahawe, ndaheba. Kugeza igihe natangiye kuvuga ngo aha hantu nshobora kuba ngiye guhinduka gitifu w'akagari. Nindeba nabi ndaba gitifu w'akagari kandi mbikore nabi. Ahubwo reka tumenye nzajya mpera kuki igihe umuntu aje ansanga. Umupadiri rero niwe ugomba gusa naho akudevansa, akagira n'icyo aterera muri wa mubano, nubwo burya ibigize umubano uhuza abantu byose biba ari ingenzi. Kuba mwasangiye kubera ko wamutumiye mu rugo ni byiza, kuba yagutumiye mugasangira iwe ni byiza, ariko kuba mwanafatanyije nk'isengesho mbere y'uko mujya gusangira burya byaryoha kurushaho.
ni icyo ndimo kuvuga rero, koko icyo kibazo gifite ishingiro kandi kikaba gihamagara abakirisitu mu nzego zabo zindi, kigahamagara na wa musaserdoti kwibuka gushyiramo wa musemburo, kugira ngo umusemburo w'ivanjiri no mu bisanzwe tujye twibuka kuwushyiramo, kuko tutawushyizemo si ubwo ubundi saha ngaha hose turi kuvuga byazagenda bite, bazawusanga hehe? Urakoze rero cyane. Akoze cyane Padiri Jean Baptiste, kugira ngo hari ikibazo Jado Max yabajije cyo kudigitaliza. Reka nyamanga uhoraho inama y'episkopi Padiri Kayisabe. Urakoze. Kudigitaliza sinzi ko ari cyo cyonyine, ariko muranyemerera mvuge no ku tundi nka tubiri. Nta kibazo rwose. Reka mbere ku byo Jado Max yavuze, ntabwo afite amazina menshi, nawe biragaragara ko yavuye muri gakondo yageze mu bintu by'ubwinshi cyane, afite amazina menshi. Jado Max Jean de Dieu Nduwayezu, ariko iryo rya nyuma ni ryiza cyane, Nduwayezu. Ikintu rero yavuze cya myigishirize ya gakondo nicyo nshaka kugira icyo mvugaho, ko kiliziya gifite imyigishirize ya gakondo. Ngira ngo mu buryo bwacu bwo kureba kiliziya ni inkuru, mwumve imaze imyaka 2025. Ntabwo rero wagira icyo upfa n'umubyeyi wawe ngo nuko afite imyaka myinshi. Ahubwo ushimira Imana yuko ufite umubyeyi warambye kandi ukakomeza ukamwifuriza kuramba. Ubwo buryo bwo kuba imaze igihe kinini cyane kirekire bijyana nyine n'ayo mateka yose, ku buryo akubwiye ibyo mu kinyejana cya mbere utavuga ngo agushubije inyuma cyane, kuko nabyo bifite ubukungu bwabyo. Ariko kandi irimo kwigisha hari ibyo umuntu ashobora kugira bishya cyangwa akaguha ibishya, ariko hariho n'ibidahinduka. Nibuka hari aho nigeze kujya bari ku kiriyo bansaba gutera isengesho, noneho ntera dawe uri mu ijuru, ndakuramutsa Mariya, noneho nshyiraho n'isengesho spontane. Noneho arambwira ati iryo ngiryo rya nyuma riri spontane, niryo sengesho, ariko ari yarashaje, ntwari ukwiye kuyavuga mu bantu. Ariko ndamubwira nti none se gusaza ni iki? Niba dawe uri mu ijuru ari isengesho Yezu yavuze, amagambo Yezu yavuze, akatubwira ati nimujya gusenga mujye muvuga muti dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose. Ayo magambo nasaza tugasigarana gusa yacu, ubwo yacu niyo umuntu yavuga yuko afite akamaro kuruta Yezu yavuze. Kandi ijambo rya Yezu ntirisaza, rihoraho nk'uko nawe ahoraho. Ndakuramutsa Mariya nayo ni amagambo ya marayika. None se amagambo ya marayika tuyite gakondo, hanyuma ayanjye aba ariyo nita ko ariyo mazima? Ni icyo ngicyo ngira ngo nitujya kuvuga tuzajya tuvuga turebe kuri recto, ariko turebe na verso. Umuntu ye kureba gusa rubiriki ngo arebe ikintu kimwe gusa. Hanyuma ikindi kijyanye no kudigitaliza nibyo rwose, kandi hari aho byatangiye kubikora, ku buryo nibyo Kardinali yahoze avuga yuko twakererewe, ariko nibyo ikije cyose ntabwo kiliziya igiteruriraho, irabanza ikareba iburyo n'ibumoso kugira ngo irebe niba icyo kije kidafite n'ikindi kizanye gishobora kuzatugirira nabi. Mu bintu mukwiye gufata biryoshye, mujye mwumva nk'ibyo Kardinali yababwiye. Nk'ubu ngubu yababwiye ibya romoroke. Ikimodoka kinini iyo kigeze mu ikorosi kirarinegosiya, ntabwo kigenda nk'akavatiri. Iyo rero ni kiliziya y'inganzamarumbo igomba gukora atansiyo, kuko hari igihe itakoze atansiyo bikayibera ikibazo. Noneho mu gukora atansiyo wenda twajya twirinda gutinda,
ariko ibya digitalization byo byanze bikunze ni ngombwa, bigomba kuba. Ikibazo wenda gihari n'ubushobozi. Hanyuma ikindi nashaka kuvugaho ni mu nyemerera n'icyubahiro iki ariko yagisubije cyo kuvuga ngo umuntu aziranye na padiri kuruta uko akishimira ko aziranye na padiri kuruta uko azi ivanjiri yamubwiye. Ibyo ni nta nubwo ari iby'abapadiri gusa cyangwa iki, hari n'ubwo wishimira yuko uziranye na minisitiri w'uburezi kuruta uko uzi porogaramu y'uburezi. Ni ibintu bibaho mu muco wacu, birahari cyane. Ibyo ngibyo nabyo bigiye bihari, ni ukureba. Ariko ndumva ibyo ngibyo ngira ngo bizaza mu buryo bw'imyigishirize y'abantu, kugira gute cyane cyane abantu bakareba ibifasha abantu kuruta ibyo ngibi bya aspect exterieurs gusa. Dukwiye kugira imbere hakomeye cyane. Ubu nicyo kibazo dufite. Dushobora kugira abanyamakuru bakunda ikiliziya ariko ari abantu bavuga iby'inyuma gusa, ariko wenda ubuzima bwabo butinjira cyane cyane kugira ngo duhinduke. Dushobora no kugira n'abapadiri bazi kuvuga neza cyane, bakaba bagira gute, ariko adafite une spiritualité forte, ni kuvuga adafite les assises, adafite icyo yicayeho gikomeye, cyangwa se umukristo cyangwa uwihaye Imana cyangwa iki. Ngira ngo ibyo byose tubijyanishe no kwemera koko twivuye inyuma. Urakoze kumbabarira. Oya, nta kosa ukoze. Muri mushimire nyiricyubahiro mutwemereye, muri intervention zakozwe na Lydie yavuzemo ikintu cy'uburezi. Hano turi kumwe na Padiri Lambert ushinzwe uburezi, munyemereye agira icyo akivugaho. Iby'amashusho ya Pacis TV ho turi kumwe n'umuyobozi wa Pacis TV, nawe ashobora kuduha ibyo banyuramo wenda n'ingorane. Twaha umwanya wa Padiri Lambert, hanyuma Padiri Jean de Dieu nawe akaba yitegura. Ari hariya hirya, namubonye yicaye hariya. Arakoze. Wabajije ikibazo nkurikije ko yakibajije nacyo uburyo nanjye nagisubizamo burajya gusa na rura rugero bamaze gutanga rujyanye n'ikamyo n'utuvuatire. Byavugaga rero mu by'ukuri nkeka ko ni uburyo bwo kumva imikorere cyane cyane. Hari igihe dukeka ko kujyana n'ibigezweho binihuta ari nabyo bijya mbere, nk'uko reka nkoreshe n'imvugo y'abo bana baba bifuza ko twihuta tukajyana n'ibyo bigezweho. Ariko niwo wakurikiye, ntabwo numvise wowe uvuga ishuri wizemo, ariko babandi bajya mbere bajya kure nk'uko wabikomojeho, abenshi uraza gusanga nabo ngabo bagiye muri ya mashuri tuvuga ngo arabafungirana. Niba wundi uzakubwira ngo yize mu seminari, ariko ukabona ahubwo nibo amaseminari niyo yasohoye abadogiteri benshi. Akakubwira ngo yize mu by'Imana ariko baradukandaga, yamara gusohoka akakubwira ngo ubu noneho nibwo numva cyagiye bambuzaga gusohoka kujya kubyina buri kanya uko mbonye. We yabonye umwanya we mwiza wo kwicara akiga agatekereza. Ikindi gisubizo ngira ngo ni ababyeyi bakiguha hano, arakubwira ati ahubwo ngenda ndashaka ko mumunkandira kuko arajagaraye, cyangwa se muhumperira ira discipline, kuko ahandi hose arashaka telefone hituyimuha, arashaka kurya hitubimuha, arashaka. Hari umubyeyi waduhaye urugero, ni narwo ngiye kuvugiraho wenda kuri izo ngero bavugaga. Ni ishuri ry'ababikira bariraga abakobwa, noneho baza gutambuka basanga dorotwari zikinguye kubera ko animatrice cyangwa cheftaine wa dorotwari yari bagiye gukinga. Noneho umwana w'umukobwa ajya kuryama, amaso yarageze mu ishuri arababura. Ababuze rero arabahamagara, aza gusangamo rero abagiye kuryama, abazamo umukuru muri bo kuko abato yaranabihoreye, avuga ati wowe nawe mukuru mbwira ukuntu agiye kuryama. Maso wa undi ngo asubiza amaso yara ngo
numvaga mfite ibitotsi ariko twahanyuze dusanga dorotwari irakinguye hanyuma ndiryamira ngo masera amubaza niko se muko ahantu hose uzajya usanga hafunguye uzajya winjira hanyuma uryame numva ari uko nagusubiza nibyo koko hari nibyo abana bacu bakenera cyane cyane kuri bitwavugaga bijyana na tekinolojiya tuba twakagombye no kwihuta ariko hari ibyo tubuzwa n'ubushobozi ariko mu bushishozi no kugira ibyo tubagenera na ya experience twavugaga twagiye tubona cyangwa tubona urwo rugero rwa kiliziya hari icyo rudufashaho kugira ngo nabyo Padiri Kayisabe yarakomojeho uriya mubyeyi umaze imyaka 2025 afite experience natwe tugenda tumwigiraho kandi tukabona ko muri societe nyuma yaho hari ikitanga numva ari cyo navuga murakoze. Padiri Lambert ukiri aho ngaho hari ikibazo umunyamakuru twa Deus akinyohereje kuri WhatsApp murakireba amashuri amwe ngo birakwiye ko kiliziya yifashisha amashuri yayo yigisha ibya multimedia mu gusakaza ivanjiri atanga urugero rw'ishuri ngo rya Father Raymond Kabuga Tivet riherereye mu karere ka Kamonyi arakomeza avuga ko ngo mbona ari ubundi buryo bwakunganira ibitangazamakuru kiliziya ifite mu gusakaza ubwo umuntu yakwibaza mu burezi buhari muri kiliziya uburezi bureba ibituganira hano ari na musenyeri yagira kivugaho Padiri Kiza ariko arahibereye yego icyo nshaka kuvuga nuko turabyifashisha nkatwe ishami rya Pacis TV ihuye rikoresha ishuri rya multimedia rya TSS Musenyeri Mubirigi nukubabwira rero ko ntago twabyibagiwe turabikoresha. Akoze cyane yes twakomeza tukakira twatugeza hariya nanifuje ko tugenda gutya hari Christopher hari ibyo sitarasubiza hari ibyo nyiri cyubahiro amaze gusubiza ariko na Jean de Dieu yego ubwo nagira ngo tube dutegura abandi mu gihe nyiri cyubahiro asubiza Yvette waburetse gato tukabanza tugaha umwanya nyiri cyubahiro hanyuma ugaha mikoro Christopher nyuma tukamaze kumva Jean de Dieu ndetse na Aissa nyiri cyubahiro umwanya n'wanyu. Urakoze ndumva mwanyorohereje ibibazo ndashimira cyane bashubije kandi mwashubije neza ari ibyo ntirwa ngarukaho ariko hari icyavuzwe mu bihugu by'Uburayi batuzaniye ivanjiri cyabajijwe na Reading ariko ngubu ntabwo bagisenga hasenga bake cyane mwebwe abo mukurikiye ko babivuyemo mwebwe muri mu biki hari igihe wenda abantu bibwira yuko nigeze gusanga abantu bajya impaka bavuga ko ubukristo ari ubuvaburayi ari ibinyaburayi nyamara ntibamenye ko Yezu Kristu urugo rutagatifu Nazareti Yosefu n'umwana Yezu bahungiye muri Afurika mu Misiri mu gihe Yezu ntigeze agera i Burayi. Buriya njya mvuga nti mujye mudufasha buriya isoko ya Nili iri hehe? Iri hano iwacu. Muzi ko Yezu amazi ya Nili yamutunze mu Misiri ko twanyoye ku iriba rimwe. Ntabwo rero ubukristo ari ubw'Iburayi. Uriya Munyetiyopiya Filipo yabatije niwe mwogezabutumwa wa mbere muri Afurika muri Etiyopiya. Buriya hari amateka y'ubukristo akomeye muri Etiyopiya unahereye no mu kiragano cya kera Salomoni n'umwami wa Sheba umwamikazi wa Sheba n'ibindi. Mbere na mbere rero nuko ubukristo atari ubw'Iburayi ko ahubwo Afurika
bifitanye isano n'ubukristu kurusha n'uburayi. Christopher, murakoze cyane. Njye nitwa Christopher Muneza, ubundi ngenda umuhanzi uririmba zino ndirimbo zigezweho, ariko nkaba nararizwe na kora yitwa Saint Augustin yo muri paruwasi ya Nyamirambo. Nta kibazo mfite n'ibitekerezo, ariko ndashaka kubanza kwemphasizinga ikintu Jado Max yaravuze, ubanza yumvikanye nabi. Ntago yasabye ko hahindurwa nk'amasengesho, ahubwo twebwe nk'abajene hari ukuntu ujya mu misa ugataha, of course hari Eucharistia, igitambo cya Eucharistia, ariko ukumva you can't relate. Hakabayeho guhuza scripture n'ubuzima turimo ubu ngubu, kuko ibintu bidatuma n'abajene benshi baducika, bajya gushaka icyizere ahandi hantu. Abantu bavuga ibintu by'icyizere kandi bakoresheje Bibiliya, natwe tunakoresha irimo na information nyinshi kurusha Bibiliya bakoresha. Nagira ngo ngihereho mu kwemphasizinga icyo yaravuze. Ikindi ni database, ni digitalization yaravuze. Hari yize computer engineering, ni igitekerezo ko twakora poto ni nk'irembo, ku buryo niba mfite umwana wenda ugiye guhabwa nshaka ko cyo kwigira amasakaramentu, nshobora gukora registration ndi mu rugo, nkavuga nti hasigaye imyanya ingana gute, ni hehe, cyangwa se niba nshaka kujya kwigira umubano, cyangwa se ndashaka ifishi ya batisimu, nkabona n'ahantu iri. Poto ikora ibyo bintu byose ku buryo bitansaba kujya kubaza mu bukarani bwa paruwasi. Ikindi ni social media. Numva hakabayeho nka social media kuri buri platform zose, hakabaho nka Twitter cyangwa se na Instagram, zose zihari zishoboka, yitwa Catholic Church Rwanda, batangaza amakuru yose, none bikamanuka bikagera no kuri paruwasi, ku buryo niba habayeho nko gufunga kiliziya cyangwa se nkuko byagenze, cyangwa se akaba indi mpamvu ituma misa itari buze kuba, hazaho kuba gupostinga ku buryo umenya gahunda weekly gahunda z'icyumweru, cyangwa se n'izahari z'umunsi, cyangwa se impinduka, cyangwa se ikindi gishyashya gishobora gutangarizwa kuri izo mbuga nkoranyambaga. Ariko hanyuma na nyiricyubahiro aramutse afite account ye, nka Leta y'u Rwanda bikoze neza, twayigiraho. N'umukuru w'igihugu nawe afite influencer afite social media ze, ku buryo nawe agira ibyo atangaza, hanyuma na Leta ikagira social media zayo. Ikindi nk'umunyamuziki, dufite ikibazo gikomeye cy'ukuntu mu bindi bintu bituma abajene benshi baducika. Dufite ikibazo dufite music nziza, ariko nta worship time nta gihagije. Hakabayeho igihe, ni igitekerezo, hakabayeho igihe niwe byaba mbere ya misa, hakabaho band, abantu baririmbira Imana kuri abasakarismatike babigenza, cyangwa se no mu yandi madini. Natwe dufite indirimbo twabikoresha, abantu bagahimbaza Imana igihe kirekire, bakumva baranyuzwe, kuko buriya music ikora ku mutima. Noneho iyo ari music ivanze n'amagambo yahura na liturujia, byakora ku mutima kurushaho, ku buryo abajene njye benshi nzi bajya muri worship nyine z'ahandi kandi bitwa katolike, twabakipinga actually tukazana n'abandi. Ikindi music quality yacu rero, ndavuga nko kuri Radio Maria, sinzi niba wenda ifite uyihagarariye hano, arahari. Ntago kuri indirimbo ifite lyrics, amagambo ahura na liturujia, byayiha uburenganzira byo kujya kuri radio yumvwa n'abandi bantu. Kandi buri amadini yose ahora ducriticizinga, abantu mwumva ibyabo, ku buryo umuntu udakomeye mu mutwe nyine yumva indirimbo music quality, kumva music indirimbo ntabwo yagakwiye kuba Bazil n'abandi bakora ku bigo by'itangazamakuru barabizi. Indirimbo nyine urayicagura ku buryo hakinwa best of the best gusa, hanyuma umuntu yaba afite ubutumwa bwiza, wenda hakabaho akanama nkemurampaka kavuga ati okay, genda uhindura ibi, cyangwa se sanga akana kagufasha ariko hazamuke kalite y'umuziki. Ikindi ni sound system muri za kiliziya,
tugira ikibazo cy'amayiko kubera urufu ndende cyane ku buryo hari na Pacis ngewe iyo hari ahantu wicara ntiyumve cyangwa na Kiliziya Nyamirambo iki kibazo rero cyakemuka hari ukuntu byagenda muri sound system iki kintu ama speakers ajya umubare wayo n'ahantu ushobora gushyira ikintu kimeze nk'umutaka ariko gishobora gusound proofing ku buryo ijwi ritagera hejuru ku buryo abantu baryumva riri kugaruka. Nk'ino plan ya cathedrale iri kubakwa izaduteza ibibazo cyane kwa kuntu imeze, byaba byiza batubwira ikintu bakurikije bari kuyubaka babaje n'inshuti zanjye benshi ntabwo bayikunze reka ko ari ikintu gifite meaning wenda yo mu Rwanda cyangwa se ya Kiliziya, ariko hariya ntabwo twasobanukiwe, ariko no cyane cyane ko izaduteza n'ikibazo cya sound gikomeye cyane. Tumva ibyo ngibyo, murakoze cyane. Reka twakira Isa Christopher yabaye too technical nk'umunyamuziki, ni byiza cyane, turizere ko abantu babyumvise. Arakoze cyane Christopher. Byinshi nitwa Aisa, nyiricyubahiro Cardinal, mwakoze kudutumira. Ibitekerezo byinshi nagira gutange Christopher asa nk'ubitanze, ariko nagira ngo nkomoze no kuri Lydie. Ari ikintu yavuze wenda Padri Lambert atamwumvisheho neza, no kuvuga ngo yavuga ngo ubona abana bize mu yandi mashuri bari outspoken, like baravuga ntabwo bagira ubwoba, ariko mpita nibuka ko nanjye nize mu mashuri y'abapadiri n'abafrère, nize muri groupe scolaire officiel de Butare, nza kuza no kwiga muri Saint Joseph Kabgayi, ariko ni hamwe mu hantu hatumye mba umunyamakuru kubera ko baduhaye urubuga buri wese akagaragaza impano, badushingira media club tukajya tuba abanyamakuru. Ndibuka ko directeur wacu Frère Gahima yazaga no kudushakira ahantu bahugura iby'itangazamakuru mu buryo bwose. Ntekereza ko rero hari ubwo ibigo bitabikora byakwigira kubibikora, ariko bagiye badufasha kuba tuvuga mu ruhame. Igitekerezo cyanjye kiragaruka by'umwihariko nyiricyubahiro Yoze avuga ko Kiliziya ikwiye kujya ku mbuga, abajene n'abantu bakuru bariho, ba mama wacu, ba papa, abandi bose bariho, ariko ugasanga wenda nko ku cyumweru ntiyagiye mu misa, ariko mu by'ukuri yicaye mu ntebe ari ku scrolling, ariko babyita. Ntekereza ko ahubwo tureke kureba twebwe turiho, noneho turebe abagomba kuduha za nyigisho. Hari abapadiri benshi tubona bo muri za Espagne, muri za Italie, muri Argentine, bubatse izina, bafite n'abafollowers benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Noneho ugasanga no wa mubare w'abantu batajya mu Kiliziya, abajene bagenda bakurikiye padiri w'umusitari. Ntacyo bitwaye kuba padiri yawe umusitari cyangwa se manseur. Ndibuka hari Sœur Immaculée yigeze kuba umusitari cyane, sinzi ahantu yagiye, ubwo mutubwire twaramubuze kuko yaradufashaga cyane, yagiraga inyigisho nziza zitandukanye. Nashoboraga kuvuga nti ndajya kureba ahantu se ari busengere nanjye bariho nza kuza kujya uyu munsi. Ntekereza ko wenda nyiricyubahiro aratubwira nimba bitemewe ko abapadiri baba star bakubaka amazina kuri social media, wenda Kiliziya igahitamo bamwe bitewe n'ubumenyi bafite bwa social media no kuvuga cyane, wenda ariko abapadiri benshi barabikora n'abamansera barabizi kuvuga mu ruhame, ahubwo noneho bakagira abo baha gahunda za platform zabo. Buri mupadiri, buri musa akagira inyigisho ze zitandukanye kugira ngo bitaza kuza gusa, ariko akubaka ya audience nini cyane, kuko nitubivuga gutya tukongera tukigendera nta ubifite mu nshingano, ntekereza ko bizakomeza nka kwa kundi. Ariko reka abapadiri bacu, abasœurs bacu tubabone kuri za mbuga koko baduha bwa butumwa bwiza kandi mu buryo bugezweho bwiza, wigisha utameze nkaho uri gusoma misa, ahubwo wigisha nkaho uri kubwira abantu ushaka ko bagutega amatwi, kwa kundi padiri yigisha nyuma yo kuvuga ivanjiri akigisha bisanzwe mu Kiliziya. Njya mbibona ko na gahunda za leta zisigaye zaraje, padiri akarangiza akigisha isuku, akigisha mituelle de santé, noneho no kuri za mbuga noneho ukigisha nyine koko nk'umuntu uri kubwira abantu, bamwe bari mu rugo, abandi bari mu kazi, abandi bari mu tuntu n'utundi, mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ntekereza ko byazafasha cyane tubonye abapadiri n'abamansera bacu b'abasitari ku mbuga nkoranyambaga. Murakoze cyane. Munyemerere tuba duhiniye ahangaha kugira ngo habe intervention
hari ikintu ahise avuze kugira ngo tumenye uko mubona ko dukora n'icyabafasha. Ndabashimira rero ntatinze rero ku bijyanye na katedrale yashushanyijwe n'umuntu w'umuhanga cyane ndetse rwose ufite izina rikomeye, no kumubona no kumwigondera ntibyari byoroshye iyo tutabifashwamo n'ababifitiye ubushobozi. Ku buryo rero nta mpungenge dufite kuko ni umuntu twice he was a world architect of the world ku isi yose. Ku buryo rero nta mpungenge muhagira, ubwo igihe nikigera nacyo cyo koze ubwo tuzakimubwira, ariko azi icyo akora. Naho ku zindi za kiliziya koko ni ikibazo iyo umuntu atumva neza, ahubwo mujye mutubwira padiri mukuru, mubwire muti twakora iki ko kiliziya yacu iyo umuntu yicaye inyuma hariya ntiyumva. Harajya babimbwira bakanyoherereza mesaje, nkabwira padiri mukuru ni kugira ngo n'inama nkuru ya paruwase barebere hamwe. Kiliziya zacu aba ari nini, ku buryo rero zisaba inyigo nziza mu buryo bw'indangururamajwi. Nirakoze ni ikintu gikomeye cyane utwibukije. Hanyuma ku bijyanye n'abiyeguriye Imana, ariko mwagiye mumbaza nta mubikira hano, dufite ababikira bakuru nimubazi. Buriya hano hari umubikira Mama Angeline, niwe ukuriye abiyeguriye Imana bose mu Rwanda, ababikira, abafurere n'abapadiri, abari mu miryango y'abiyeguriye Imana n'umuparotine. Uriya ndumva nawe twaza kumuha ijambo icyo abivugaho, natwe twakabyifuje. Ariko rero harya kuba umusitari ntibisaba impano, ntabwo aba yifitemo iyo mpano, umuntu yabyihingamo akabigeraho. Iyo mpano nayo ni ngombwa. Cyokoze murakoze aho tuzajya tubona bafite izo mpano, twajya tubiyambaza, cyangwa se uretse ko social media nabonye atari no kuvuga ngo umuntu umuhaye appointment yo kuba ku muntu ubizi ubyiyumvamo ko twese dutumwe kogeza inkuru nziza. Abapadiri aba yarabuhawe ubwo butumwa, ku buryo rero ntawe tubuza, ariko bisaba n'iyo mpano. Barabagiye bagaragaza koko bagatanga umusaruro. Saint Immaculée rero yagiye yiga muri universite, yagiye kwiyongera mu bumenyi kugira ngo arusheho kudufasha. Ari muri Nigeria niho yiga. Murakoze. maze rero ibiganiro byari byiza, ariko dufite no gutarama birenze